Igitambo kiruta icy'abandi. Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa 4. Kwizera niko kwatumye Abeli aha Imana igitambo kiruta icya Kayini kuba cyiza, ni nako kwamuhaye guhamya ko ari umukiranutsi, ubwo Imana yahamyaga ko amaturo ye ari meza, kandi niko kwatumye nanone akivuga nubwo yapfuye. Isirayeli bwari ubwoko bw'Imana, ariko na mbere y'uko ibaho abantu b'Imana bariho nubwo batabaga ari benshi. Bigaragara ko kuva isi yaremwa Imana yabaga ifite buri gihe abantu bayubaha no mu gihe cy'umwijima ukabije. Urutonde rw'ingero z'ibyitegererezo byo kwizera urwandiko rw'Abaheburayo ruduha rubimburirwa na Abeli umuhungu wa kabiri wa Adamu na Eva. Kandi uwo mugabo atwika Eva umugore w'inda, abyara Kayini, aravuga ati mpeshejwe umuhungu n'Uwiteka. Arongera abyara Abeli murumuna wa Kayini. Abeli aba umwungeri w'intama, Kayini aba umuhinzi. Itangisho cya 4 umurongo wa 1 n'uwa 2. Bari bakira abavandimwe babiri ku isi, nta kibazo cy'imitungo bari bafite, nta bwoba bw'amasambu nk'ubw'iki gihe bari kurota. Isi yose yari iyabo. Amatungo yo mu isi yose yari ayabo, imyaka iri ku isi yose nta wari kuyibaburanya. Ariko muri ubwo buzima bwakurikiye kuva muri Edeni kw'ababyeyi babo, umwiryane watangiye muri iyo si yari ituwe n'abantu bane bonyine. Hari abibwira ko ubukene ari bwo buzana umwiryane mu bantu, ariko umwiryane uzanwa no kutubaha Imana, si ubukene bw'ibintu. Ubukene n'ibindi abantu baheraho baryana ni inzitwazo bahabwa n'umubi, ariko impamvu nyakuri ni ukutubaha Imana ko mu mitima yabo gutuma ivukamo inzangano aho kuba mu rukundo. Icyo Kayini yahereyeho yanga mwene se ndetse akamwica, si ibyo bari babuze, ahubwo n'ibyo bari bafite batuye Imana. Bukeye Kayini azana ituro ku mbuto z'ubutaka ngo ariture Uwiteka. Na Abeli azana ku buriza bw'umukumbi we no ku rugimbu rwawo. Uwiteka yita kuri Abeli no ku ituro rye, maze ntiyita kuri Kayini n'ituro rye. Kayini ararakara cyane, agaragaza umubabaro. Uwiteka abaza Kayini ati, ni iki kikurakaje kandi ni iki gitumye ugaragaza umubabaro? Nukora ibyiza ntuzemerwa, ariko nudakora ibyiza ibyaha byitugatugira ku rugi, kandi ni we byifuza, ariko ukwiriye kubitegeka. Kayini abibwira Abeli murumuna we, kandi bari mu gasozi. Kayini ahagurukira Abeli murumuna we aramwica. Itangira igice cya 4 umurongo wa 3 kugera ku wa 8. Imana yari yareretse ababyeyi babo ko ikeneye igitambo cy'amaraso, ndetse yabwiye Kayini gukora ibyiza nk'usanzwe yaramenye igikwiye, ariko aranga, ahitamo gutamba ibyo ashaka. Imana ibyanze arakarira uwo yemeye. Abeli we yahisemo gukora ibyo Imana ishaka, ayiha igitambo gihuye n'ibyo yifuza. Hari benshi batigira bashaka kumenya ibyo Imana ishaka, bagashishikazwa no gukora ibyo bo bashaka, bakumva ko Imana ari ikwiye kwemera ibyo bayigeneye nuko bayifata nta kibivuzeho. Bamara igihe mu by'isi gusa, ntibigere bayibonera umwanya wo kuyisenga. Ubundi bagashaka akanya gato bavuga ngo bagiye mu rusengero, bakumva ko ibyo bihagije batiriwe bashaka kumenya niba ari ibyo Imana ishaka. Nyamara bahura n'ibibazo bakayivovotera nk'aho hari icyo ibagomba, kandi barahisemo kwitera umugongo. Abeli we yahisemo gutura Imana ibihuye n'ibyo ishaka. Yahisemo gukora ibyo ishaka, nayo iramwemerera. Icyo nicyo gitambo kiruta ibindi, ni igihuye n'ibyo Imana ishaka. Si igihuye n'icyo wumva ko gihagije cyangwa kikoroheye, ahubwo ni igihuye n'ubushake bwayo. Imana ni umwami w'isi n'ijuru, niwe muremyi wacu. Ntabwo ari twe tuyigenera ibyo dushatse nuko tubishatse, nk'ibidusagutse cyangwa se ibindi byinshi ariko bidahuye n'ibyo idushakaho. Dukwiye kugira umwete wo kumenya ibyo ishaka, akaba ari byo dukora. Nitugenza dutyo nibwo tuzemerwa kandi duhamirizwe n'umuremyi wacu. Mushakashaka uko mwamenya ibyo Umwami ashima. Abefeso igice cya 5 umurongo wa 10. Dusenge. Ayi Imana y'ukuri, komeza kunyobora, uncishe mu nzira yo gukora ibyo ushaka, mu izina ryawe Yesu. Amen.